أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. bavandimwe mu'minina mudukurikiye kuri YouTube channel ya Muallimun, turi kumwe n'umuvandimwe umuyobozi wa YouTube channel Abdul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Tukaba turi kumwe n'umuyobozi wa groupe y'urubyiruko Muallimun Ahl Bait. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. Mbere na mbere ngiye mureba nitwa Dusengimana Saidi, nkaba ndi umwe mu rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Turagira ngo tunibwirane n'abadukurikiye bamenye amazina yacu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. banyita Nahimana Abdul, nkaba nkuriye ino groupe cyangwa channel yacu Muallimun Ahl Bait TV. Nawe wakurikira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mazina yanjye nitwa Ansarullah Adi, ninjye muyobozi mushya wa groupe ihuriyemo urubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda, Muallimun Ahl Bait group yo kuri WhatsApp. Nkuko mubibonye rero turi kumwe n'abavandimwe, umwe n'umuyobozi wa channel YouTube channel, akaba n'undi muyobozi wa Muallimun Ahl Bait uhagarariye urubyiruko rw'abayisilamu bashiya mu Rwanda. Mu by'ukuri umuyobozi wa YouTube channel yaba yaratangiye ryari? Igitekerezo cyo kuyitangiza cyatangiye ryari? Ese yatangiye ryari? Intego yayo niye? Yatangiye ryari mwatubwira? Murakoze. Channel Muallimun Ahl Bait TV nago imaze igihe kinini, kugeza ubu ngubu imaze n'amezi n'abiri arengaho iminsi. Bivuze ko turi mu kwa 12, twayifunguye mu matariki ya mbere y'ukwa 10. Nago iragera igihe kinini, ariko ifite intego zikomeye, kandi turi n'abantu bagize dukora tukirinda kuvuga cyane. Twebwe dukoresha ibikorwa, nyuma yaho ibindi bikaza nyuma. Twebwe mu ngingo zimwe dukunda kwicishaho inyigisho, ukuntu urubyiruko bakiya tuziranye tukabayegera tukabaganiriza, n'inyigisho documentaire zirimo zivuga. N'ejo bundi twashizeho ya Zainab ku mavuko ye, tuvuga amateka ye n'ibintu bitandukanye. Ni byinshi twakoze, nako bike tumaze gukora, ariko dufite intego nyinshi tugomba kuzakora mu gihe kiri imbere. Murakoze cyane. Mu by'ukuri uyu ni umuyobozi wa groupe ya channel YouTube, akaba agerageza gukangurira abayisilamu b'abashiya mu Rwanda no hirya no hino ku isi, kubakangurira ibyiza by'ubuyisilamu bw'ubushiya hirya no hino ku isi, amateka yaranze ubuyisilamu, ndetse nuko umuyisilamu muri rusange yakabaye yitwara. Ariko turi kumwe n'umuyobozi nanone, umuyobozi twamubaza ese mu by'ukuri kugira ngo hashingwe groupe y'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda by'umwihariko nk'urubyiruko, byaba byaratangiye ryari, cyangwa se igitekerezo cyatangiye ryari? Mwebwe nyirizina icyo gikorwa mwagitangiye ryari, kugira ngo mudufashe tubisobanukirwe neza? Murakoze. Nuvuga ngo
igitekerezo cyo gushyiraho groupe y'urubyiruko rw'abashia mu Rwanda cyo cyari kiriho na mbere yaho, kubera ko urubyiruko rw'abashia rwo rusa nkaho rutatanyemo ukuntu, tugerageza gushaka ikintu cyabegeranya. Urabona ko muri iyi minsi ikintu cy'ikoranabuhanga cyane, itumanaho ubusigaye ryoroshye kuri telefone gusa, biragoye ko wabwira umushia wo muri Musanze ugafata umushia w'i Rubavu, ugafata umushia wo mu Majyepfo, ugafata umushia w'Uburengerazuba, ukabahuriza muri region imwe, cyangwa se ukaba batuye duhuriye nk'i Kigali, biragoye. Ariko kuri WhatsApp cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga biroroha cyane ko twasangira ibitekerezo, tugahuza n'ibikorwa, tukaba twanavugana n'ikintu, tukaba twahura umunsi umwe, tukaba twagikora, kuruta uko twavuga ngo tujye duhura ngo dupange ibi tuzahure n'ikindi gihe tubikore. Niho igitekerezo cyo gushinga rero groupe cyangwa se cyo gutangiza groupe ya WhatsApp ihuriyemo urubyiruko cyahereye. Groupe nyirizina yo yatangiye mu kwa kane uyu mwaka, mu ntangiriro z'ukwa kane uyu mwaka nibwo groupe yabaye yashyizwe hanze. Tugereza gushyiramo abo twari dusanzwe dufite nimero zabo, ariko n'abandi bagenda bajoininga nyuma yaho. Intego nyamukuru yayo noneho yari yo kugira ngo nayikomojeho mbere, yari yo kugira ngo duhurize hamwe urubyiruko rw'abashia mu Rwanda, dusangire ibikorwa, dusangire ibitekerezo, tube twanaganira no ku cyaduteza imbere, tube twanavuga ati dukora iki kugira ngo dutere imbere nk'urubyiruko rw'abashia mu Rwanda. Ikindi tunarebe ese inyigisho zacu dufite twebwe zirahagije, ese twakora iki kugira ngo tunahugurane mu bijyanye mu kuzamura imani zacu ku Uislamu bw'ubushia. Nuvuga ngo izo ngingo ko ari 3 nizo zatumye habaho groupe ya Mualuna Ahlbayt, iyo groupe ya WhatsApp, kugira ngo urubyiruko rw'abashia tugereze twegerane, dutekereze icyaduteza imbere, ariko by'umwihariko tunagire ubushobozi buhagije ku nyigisho zerekeranye n'Ubuislamu bw'ubushia. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri nashaka mbazemo gatoya, ese kuva mu ntangiriro zo mu kwa kane kugera amagingo aya ngaya, hari igikorwa byibuza mubona yuko gikomeza kwegeranya urubyiruko? Murabona hari icyo byisumbuyeho, hari icyo mubona kiri kuza mu ntego zanyu mwihaye nk'abayobozi? Mwadusobanurira nimba hari ibikorwa runaka byagezweho kuva icyo gihe kugeza amagingo aya ngaya, nimba mwaratangiye kubishyira ku mugaragaro mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka, mukatubwira ahaciyemo amezi runaka, ariko ntabwo ari ibintu biciyeho igihe kinini. Mwadusobanurira ese mu by'ukuri muri icyo gihe harimo igikorwa runaka cyaba cyaragaragaye ko kiri guhabwa imbaraga, cyangwa se haba hari ukuntu mubona biri guhinduka neza? Mwatusobanuriraho mu gatoya. Murakoze cyane. Nuvuga ngo nk'uko ubizi Abanyarwanda bajya bivuga neza cyane, nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi. Arabanza agakambakamba, yamara gukambakamba akajya ahaguruka, akagenda ariko akongera akagwa, bikagira nyuma akagenda neza, bikagera no agashobora kwiruka, akaba yava ngaha akagera nk'ariya, ikindi gihe no akazajya yagenda, akaba ashobora no kugenda ahumye. Rero natwe groupe yacu twashyizeho imeze nk'umwana, niko nayita. Mu mezi ntago yatangiye mu kwa kane, ubu ngubu turi mu kwa 12, urukumva ko amezi ashize ni makeya, ariko ntabwo twavuga ngo turicaye gutyo nta kintu kimwe kizi kigerwaho. Nkuko nabikubwiye, mu ntego dufitemo iyo kuvuga ngo urubyiruko, ese ku kintu kijyanye n'inyigisho duhagaze he, niki twakora kugira ngo tuzamure inyigisho zacu ku bijyanye n'ubushia muri rusange. Nuvuga ngo dufite abasheikh barenga 2 baduhugura mu minsi yagenwe, kugira ngo buri mushia aba afite icyiciro cy'inyigisho agomba kuduhuguraho. Nuvuga ngo tureba bimwe mu bintu bikenewe. Tuvuga ngo ese umushia cyane cyane umusore cyangwa se inkumi muri urubyiruko muri rusange w'umushia agomba kwitwara ate muri societe. Tukazana umushia ubihuguriwe, ubifiteho ubumenyi, akaduhereza ingero, zaba iz'abayimamu, zaba imvugo z'intumwa y'Imana, zaba imirongo yo muri Qur'ani igaragaza neza
inkumi cyangwa se umusore w'umuyisilamu by'umwihariko w'umushiya agomba kwitwara ate muri sosiyete. Icyo cyavaho tukaza no kujya no ku zindi nyigisho, ntabwo ari ukuvuga ngo tumenye ngo kwitwara neza muri sosiyete, tunamenya neza kuvuga ngo inyigisho, amateka y'abayisilamu batubanjirije b'abashiya, umuryango w'intumwa y'Imana ese wari ubayeho gute, kugira ngo dukomeze tubigireho byinshi. Ni ukuvuga ngo ngarutse ku cyo warumbaje kiriya cyo kuvuga ngo ni ibiki byagezweho, nkuko nabikubwiye, hari ibyo turi hari ibyo twapanze dushaka kuzageraho, hari ibyo twagezeho. Icyo ngicyo nicyo cya mbere twagezeho, twabashije gukora, ndetse no kwegeranya urubyiruko kugira ngo bakomeze participating, nyine bagaragaze ko bahari. Urukumva icyo ngicyo kibaye, ni ukuvuga ngo umunyeshuri araza cyangwa se urubyiruko uri muri iyo groupe araza akaza kumva izo nyigisho, niba ari amawadi akumva, niba ari inyandiko agasoma, akagira icyo yungura ku bumenyi bwe. Urukumva ko icyo ngicyo cyo kijyanye n'inyigisho buriya twe wenda ntabwo twakivivura ngo cyagezweho 100%, ariko hari cyagezweho, ntabwo bikimeze nka mbere, ariko hari n'ibindi tutarageraho. Hari nk'igikorwa turi gupanga gisa nkaho aricyo kigomba kuzahuramo n'ibindi byose. Ni inama turi gupanga izahuza, noneho apana vuga ngo tube turi kuri groupe, izaduhuze turi kumwe, dupangane turi buhurire nk'urubyiruko rw'abashiya mu Rwanda, duhure tunamenyane, tumenye ngo niba ni ari nguriya namubonye twahuye, niba ari Abdul namubonye nguriya, tumenyane gutyo nyine. Icyo turi kugipanga, nikimara gucamo neza tuzagerageza kubimenyesha abari muri groupe ndetse n'abandi bari hanze ariko b'urubyiruko rw'abashiya, kugira ngo tugerageze twegerane. Ariko mu cyo rumbaje cyo cyagezweho, ikintu cy'inyigisho kimeze neza, kiri kugenda kizamuka, kiri gutanga ishusho nziza ko hari igihe kizagera nyine tube dufite abashiya mu Rwanda, by'umwihariko urubyiruko bafite n'ubumenyi ku bijyanye n'ubushiya. Murakoze cyane. Tugarutse ku muyobozi wa groupe ya Channel YouTube, twakubaza ese mu by'ukuri wenda watusobanurira, ese YouTube channel yawe wayishinze, birumvikana ibyo ari byo byose ko wayishinze ugira ngo abantu benshi hirya no hino bakurikira ama YouTube channel y'abandi bantu, amenshi wenda bibafitiye umumaro runaka, ariko by'umwihariko nk'abayisilamu b'abashiya cyangwa se n'abayisilamu muri rusange bashobora kuba bayikurikira bagakuramo inyigisho nziza, cyangwa bagakuramo inyungu z'ubumenyi bwa hano ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Ese mu by'ukuri mushobora kuba mwadusobanurira mukatubwira ati twebwe YouTube channel yacu twayitekerejeho muri kino gihe ndetse tunayishinga muri kino gihe, YouTube channel yacu ikurikirwa n'abantu runaka bangana gutya umubare, mwadusobanurira mu gatoya. Murakoze. Uko bibona channel yacu muri zimwe mu ntego zayo cyangwa nicyo yari igamije, bwa mbere ubundi dufatanya tugira umubano hagati ya groupe ya WhatsApp y'urubyiruko irimo urubyiruko gusa, ubwo ni guhera kuri 17 kugeza kuri 35. Ariko twaje tubona ko atari kuri WhatsApp gusa, hari n'abandi bantu baba badukeneye bashaka kumva inyigisho zigiye zitandukanye. Yaba urabona urubyiruko kugira urufatishe, ugomba kugendera kuri social media. Social media niho ubona aba bantu urubyiruko cyane. Rero twaje gushaka ko tugomba kugira gushaka na YouTube. Ari umuntu wigeze kumbwira ikintu kimwe, ambwira ko iyi channel yacu igamije kugira kwibona aba followers, ikabona amafaranga. Iyo si yo ntego yacu ya channel yacu, ahubwo intego yacu ya channel urumva, tugomba kwigisha umwisilamu w'umushiya, umuntu utari umwisilamu, tukigisha kandi n'umuntu ukunda Imana uri hanze nyine utazi, kwera hazazamo ibintu bigiye bitandukanye. N'urugero dufitemo ngo havamo isomo. Ni ikiganiro kigiye kuzaza kiza 3 mu cyumweru, kuwa mbere, kuwa gatatu, kuwa gatanu. Ni ikiganiro hazaza havamo isomo, ariko akaba ari isomo nyine abantu bose
muri rusange dushobora kwisangamo byadufasha hano kuri iyi si yacu. Ikindi kuri intego yacu, hari inyigisho zica kuri WhatsApp. Iyi WhatsApp y'umuvandimwe yacu y'urubyiruko ntabwo ariko buri muntu wese agomba kuyijyamo, agomba kuba ari urubyiruko rw'umuyisilamu w'umushiya. Iyo YouTube yacu rero iyo iza ishaka kugira ngo ibyavugiye muri za nyigisho tuzisakaze hanze, kandi ikindi igamije ni ukugira ngo tube abanyabwenge mu bintu turimo, tureke kuba injiji mu bintu turimo. Nta masomo, amateka urabona ejo bundi twashizeho niko nabikubwiye ya Zainab, hari iyindi ya Fatima ku rupfu rwe, turi kugenda dukora ku mateka ye gahoro gahoro, kandi ibintu muzishimira muzabonaho hano, n'ibindi tuzagenda tuganira na bagenzi bacu nuko nawe ubizi, za debate zibera mu masjid itandukanye, kandi ni channel ifite umubano na WhatsApp yo kugira ngo abantu bose tube abavandimwe, tutagamije ngo nuko turi abayisilamu b'abashiya, ahubwo tuvuga turi n'abana b'abanyarwanda, icyo twakuramo. Icyo nakubwira muri makeya, iyi channel yacu uzaza ukuramo isomo rishobora no kugufasha mu buzima busanzwe, ugakomeza gutinya Allah, gutinya Imana, nuko n'abandi babyita ko Imana byose ni Allah. Hazaba harimo inyigisho nziza itakomeza gushingikira ku idini ku buryo nawe byagutera ibintu bidatuma kumva. Nibyo. Murakoze cyane. Mu by'ukuri murumva yuko dufite intangiriro nziza cyane y'urubyiruko, by'umwihariko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda. Dufite umuyobozi ku ruhande rw'urubyiruko muri gurupe ya WhatsApp, tukagira n'umuyobozi ku ruhande rwa YouTube channel Muallimuna TV. Mu by'ukuri murumva yuko ko ari ikintu gifite ihame rikomeye kandi rifite intego nziza cyane. Mu by'ukuri muyobozi w'urubyiruko kuri WhatsApp Muallimuna, hari ubutumwa wageza ku rubyiruko rw'abayisilamu b'abashiya mu Rwanda cyangwa se n'urubyiruko muri rusange mwatubwira? Murakoze. Ni ukuvuga ngo inama yanjye nagira ntabwo ndayigira urubyiruko gusa, yego, urwego rw'abashiya cyangwa se abatari abashiya, ubwo ni ukuvuga ngo urubyiruko muri rusange, ariko ndanayigira n'ababyeyi, by'umwihariko ababyeyi b'abashiya bafite abana b'abashiya. Hari ukuntu uba usanga nyine wenda umubyeyi yatekereza ko imbuga nkoranyambaga zose nyine ari izo kuyobya abantu. Ntabwo ariko bimeze. Nkatwe uri kubona ko wenda kuri iyo groupe ya WhatsApp, yego habaho na groupe za WhatsApp wenda ziba zivugirwamo ibintu bidahesheje umuntu ku giti cyangwa se Imana icyubahiro, ariko ku nama kamere ku babyeyi, inama nagira ababyeyi, by'umwihariko ababyeyi b'abashiya bafite abana b'abashiya, yagerageza gushaka uburyo yamuhuza na bagenzi be kugira ngo tumenyane, tube twanagira n'icyo dupanga, tube twanagira n'ibyo dukora bishobora guteza idini yacu muri rusange, guteza imbere idini yacu muri rusange, ariko natwe ubwacu twiteza imbere, haba mu buryo bugaragarira inyuma ndetse n'uburyo bwo mu mutwe. Ubwo ndavuga kuvuga ku bijyanye n'inyigisho, hari ukuntu usanga umuntu witwa ngo ni umushiya, ni umuyisilamu, ariko ikintu cyitwa ubuyisilamu atazi ngo ni igiki, atazi ngo ni ibiki, nyine yumva ubuyisilamu mu kirere gutyo. Ubwo no kubashiya nabyo ni gutyo, ariko icyo nasaba ababyeyi no kugira ngo bagerageze bafate abo bana babo, bagerageze kubahuza na bagenzi babo b'abashiya. Hari amagrupe menshi baba bahuriyemo, bari ababyeyi, hari abo bahuriyemo inda, ari abamama gusa cyangwa se abapapa ariko b'abashiya, bajya bagerageza no kuvuga no ku kintu kijyanye n'abana babo, kuko burya iyo umwana abayeho neza n'umubyeyi abaho neza. Iyo umwana azi idini, azi Imana, atinya Imana, burya n'umubyeyi abigiraho inyungu, yaba ubu ngubu ku isi ndetse no ku munsi w'imperuka. Noneho ku rubyiruko, ku rubyiruko ikintu nashishikariza urubyiruko cyaba ari kugerageza kwirinda ikigare kibi, tukagerageza kwirinda ikintu gishobora kuguteranya n'Imana. Hari ibikorwa byinshi bishobora guteranya n'Imana, ubu bumva ko ari ibintu wenda
ngo bigezweho, nimba ikora abantu barankunda, nyine ugasanga ibyo bikorwa ariko nta keza kabyo kabirimo, wowe kari hagati yawe n'Imana, ahubwo ari ibintu byo kwishimisha hano ku isi, ariko yawe muri kiyama ari ibintu bizatugiraho ingaruka. Ni ukuvuga ngo ni ibikorwa byinshi ntabwo turirwa tubicamo, benshi barabizi, ariko wenda tuzafata n'igihe nabyo tubicemo, ariko ibyo bikorwa benshi barabizi. Icyo nagira nk'inama nagira urubyiruko ni ukwirinda kwishora muri ibyo bikorwa, ahubwo bakagerageza yego dufite ibintu byinshi bitwokipa, hari amasomo, hari wenda ufite akazi, hari ucuruza, hari ukora iki, ariko kanya tubonye tutari mu kazi tukagerageza gushaka ikintu cyaduhuza n'Imana. Niba wenda uvuze ngo uri umunyeshuri, wenda nk'urugero nkanjye, niba ndangije amasomo, wenda muri weekend ntabwo dukunda kwiga, amasaha nimugoroba ntabwo dukunda kwiga, ukagerageza ukagerageza gushaka umwanya ugasoma amaduwa, ugakora tawuba, ko hari ibintu byinshi tuba twarakoze nk'ibyaha, hari ibyo tuba twibuka n'ibyo tuba tutibuka, byose ukagerageza kwegera Imana ukayisaba imbabazi kuri ibyo bintu byose. Urukumva? Noneho ikindi no kugerageza kwishakamo ibisubizo by'ibibazo twe dufite, apana kumva ko hari umuntu ku ruhande uzadufasha. Nayo n'indi nama nagira urubyiruko, kumva ko yego ababyeyi bagomba kudufasha, ariko burya tugomba no gutekereza ko hari igihe kizagera noneho twebwe akaba ari twe dufasha ababyeyi. Twemeze kwicara twumva ko ababyeyi ibintu byose bazabiduha, yego bagomba kubiduha kuko ni inshingano zabo, ariko dutekereze ko hari igihe kizagera noneho bagasa n'abatubwiye ngo twarakubyaye, ndashaje, ndahangaha nta mbaraga nkifite, hari barumuna bawe bakinyeneye ariko nta mbaraga nkifite. Wowe nkawe mukuru ni wowe ugiye gukina role nakinaga. Icyo gihe rero ntabwo uzahita utangira kubitegura, icyo gihe bisaba kubitegura mbere yaho. Bitavuze ngo ufite imyaka ingahe, kubera ko ntabwo gushaka ikintu cyaguteza imbere ntabwo bigendera ku myaka. Yego hari imyaka uba ugomba kuba ufite kugira ngo ube watekereza kwiteza imbere, ariko igitekerezo burya nicyo kintu cy'ibanze. Ndakeka inama nagira urubyiruko ari izo ngizo, ariko n'ababyeyi nabo bagiye bagerageza badufashe, batwegereze bagenzi bacu, by'umwihariko abashiya, twegerane, tumenyane, tube twanatekereza n'ibyaduteza imbere muri rusange. Murakoze cyane. Umuyobozi wa group ya YouTube channel Mwaliun, hari message watanga, ubutumwa ushobora kugenera abakurikizi ba Mwaliun YouTube channel bose muri rusange, aba ku rubyiruko ndetse n'uwari wese wareba YouTube channel yawe? Urakoze. Channel icyo navuga, nabanza gushimira abantu badufasha. Ndashimira WhatsApp ya Mwaliun n'umuyobozi wayo, kubera n'abantu dufatanye cyane. Nkashimira n'abashehe baho badufasha, bamwe baciyeho no kuri channel yacu, cyangwa bamwe babanza kumviriza ibyo tugiye gucishaho niba binyuze ubwonko bw'abantu. Nkashimira Sheikh Musinga, Sheikh Malik, nkashimira nawe, nkashimira na Sheikh Hamza, Sheikh Ali, n'abandi bashehe bagiye batandukanye, nabo bari ari ibanga mbaze, ariko nabo bose ndabashimira. N'abakurikira n'abadukurikira nabo ndabashimira. Ariko icyo nababwira nuko ndabizi kuri channel yacu ntabwo ari amayigihe kinini, ariko twebwe ntabwo ari dushaka za subscribe, ntabwo ari zo tugenza cyambere, nuko abenshi bavuga ati ngo ni barashaka kwibanira amafaranga. Mbabarira gato. Subscribe iramutse ikozwe hari icyo byaba bitwaye? Kubera ku mutima ubwacu ngiye bwa mbere, urumva, nabo dufatanya tukora kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe wishizeho kubera Imana, urumva, nawe nutayishiraho ukanga kwishiraho kubera ari ukugira ngo ari abantu bacana intege, sibyo? Ari no wayirwana ku ruhande, ariko wowe ubikoze ku mutima wawe ukayireba, so nakore subscribe, wowe kumva ibyo tuvuga gusa, twebwe nta kibazo. Ikindi tugira imbogamizi nyinshi, sibyo? Abari kwiga, abari mu kazi, ariko igihe gito tuzaza tubona, tuzaba dukoresha iki, tuzaba tubashiriramo icyatuma mugira ute twungurana ibitekerezo. Icyo nababwira, waba uri umuyisilamu utari umuyisilamu, urumva, kubera wemera Imana gusa,
ibintu bizaza ucaho bizaza bikunyura. Utemera Imana nawe ushobora kuzumva ibyo tuyivugaho n'intumwa yayo nabo mu muryango wayo ukayikunda nawe, ariko ndabizi neza umuntu wese wemera Imana 100%, urumva ukunda Imana, uwo muntu we ibizaza bica kuri iyi channel yacu azaza bikurikirana kandi ari byiza. Iki navuga cya nyuma nuko channel yacu izazicaho harimo isomo, urumva twashatse n'ijambo ryiza kujya tumenya ko atari iby'abisilamu gusa. Harimo isomo izazicaho kuwa mbere iri kumwe n'abantu babiri, harimo njyewe na Ali. Kuwa gatatu ikorwe njyewe nyine, kuwa kane ikorwe na Ali, kuwa gatanu ikorwe na Ali wenyine. Izazicaho kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. saa 3 zuzuye mujye mujyaho muzaze muyibonaho, zaba handitseho harimo isomo bitewe n'ibyo yavuze, ashobora kuzarenzaho ibindi, ariko ujya kuri uzaza ubibona. Ikindi navuga cya nyuma nuko mvuga ko iyi channel yacu muri makeya sibyo ikigamije, sibyo ni ukugira ngo tugire ubumwe kandi turebe ibintu byadufasha ahangaha kuri iyi dunia yacu, kandi n'ibizadufasha ku ejo hazaza. Rero ushaka kudufasha urabashiraho nimero zacu, abari ukutugira ikiganiro, yabari kugira icyo dusakazaho, yego urumva kwera nuko ari iki kiganiro, urumva siyabuze ko igihe cy'urupfu izuka nako ivuka tuzaducishaho icyo kiganiro. Nibisanzwe nawe urabizi, n'ibindi bigenda bicaho bisanzwe urabizi, muzaza mubibona. Rero uwadufasha nawe gushaka kudufasha muri ibyo byose tumuhaye ikaze, kandi yumve ko groupe ari ya WhatsApp ari ya hose ni yacu, ni y'umunyarwanda, urumva ni umwisilamu w'umushiya, twese turi hamwe. Kandi murakoze kuba mwaduhamagaye kujya tugirana ikiganiro. Murakoze cyane. Tubibukije twari turi kumwe na Answarullahi Adi, ni umuyobozi wa groupe ya WhatsApp y'urubyiruko rw'abashiya mu Rwanda, Mauluna Ahlulbayt, ndetse n'umukunzi wanyu Nahimaneza Abdul na Dusengimana Saidi. Wassalamu alaykum.